Amen. Haleluya. Amen. Ntusubukirwa n'intambara nziza. Kristo ni imbaraga zawe. Fata ubugingo guhaye, hari ibyo Imana iguha, kandi ibyo ngibyo ngo biguheshe iki? Ibyishimo. Amina. Amen. Fata ubugingo, ubugingo duhabwa na Yesu biturutse kumwizera. Ubwo bugingo aduhaye budutera iki? Ibyishimo. Yesu rero ntahinduka. Umuntu ashobora kuvuka ariko igihe kikagera agasaza, ese bikanagera akava mu mubiri akagenda, ariko Yesu we ntahinduka, ahora ari Yesu. Amina. Amen. Yesu ntahinduka, aragukunda. Ndamyeze wese aragukunda. Gusa ngo wizere ubuntu bwe, wizere imbaraga za Yesu, wizere gukora kwa Yesu, kandi uzabona ko urukundo rwe ari rwo kubeshaho Imana ntabwo icyubahiro. Amina. Amen. Urukundo rwa Yesu. Yesu agukunda tudakwiriye, Yesu agukunda udakwiriye, Yesu akunda anakwiriye, Yesu akunda imiryango yacu idakwiriye. Haleluya. Amen. Ntahinduka rero, Yesu aradukunda, kandi Yesu ni byose ku muntu ugize gute? Ufite. Ikibazo ni uko hari abantu baba badafite Yesu, ariko umuntu ufite Yesu akagendana na Yesu, Yesu ntahinduka, aramukunda. Haleluya. Amen. Kandi Yesu ni byose kuri we. Imana yacu ntabwo icyubahiro. Uyu munsi Imana tugiye neza kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana mugisha Umwuka amishurira ni ijambo rivuga ngo witinya. Amina. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yoroshye kugira ngo yifate, nanjye yaroroye kugira ngo yifate, witinya. Amina. Amen. Haleluya. Amen. Imbere ubwenge ngo witinya. Witinya. Hari abaririmbyi Beteli yaririmbye ngo izo ntare zose mureba ngo ziraziritse. Haleluya. Witinya rero. Haleluya. Birakwiye yuko waba imbaraga z'Imana, birakwiye yuko uba mu mwanya wo gusenga no kwinginga Imana. Haleluya. Ntutinye. Ndirinda havuze ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Niko ko nzajya mukomeza, nzajya mutabara. Haleluya. Ntutinye rero. Twizere umuntu we gusa. Tuzabona ko urukundo rwa Yesu ari rwo rutureshaho Imana yacu icyubahiro. Amina. Twasomye ijambo ry'Imana tubonera muri Zefaniya mu igice cyaho, igice cya gatatu, umurongo wa 14 kugeza 20. Zefaniya igice cya gatatu umurongo wa 14 kugeza 20. Haravuga ngo umurongo wa 14 ngo birirwe Uwiteka, bavuga Isirayeli we, bavuga Isirayeli we, nezerwa kandi yishimane n'umutima wawe wose, wakoranye
y'ikuba Imana icyubahiro niba wigishije nawe kuvugisha cyane noneho tukaba tugaragara uwo munsi Yerusalemu hazabwirwa ngo witinya Siyoni we hazabwirwa ngo witinya Siyoni we amaboko yawe ye gutentebuka haleluya uyu munsi Imana irimo irakubwira ngo witinya nubwo ubona bimeze gutyo nubwo ubona urugamba ruhari nubwo ubona intambara zihari ariko Imana ivuga ngo witinya haleluya 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 witinya komera haleluya Imana itugirire neza ngo nzateranyiriza hamwe abakumbuye guterana kwera bahoze ari abawe bavunwa n'ibikozasoni dore icyo gihe nzagenza abakurenganya bose kandi nzakiza abacumbagira kandi nzateranyiriza hamwe abari birukanywe Imana yacu itugirire neza haleluya Imana izateranya abantu mu buryo bwo guterana kwera batugirire neza Imana izateranya abantu baje guterana kwera ariko atari guterana mu buryo bw'abakuranya ndetse n'abagutega imitego ntabwo ari ko Imana izateranyiriza abantu ahubwo Imana izazana abantu baterane mu buryo bwo guterana kwera Imana itugirire neza haleluya mu buryo bwo kuramya Imana mu buryo bwo kwikorera hazaterana iteraniro ryera ryo guhimbaza Imana haleluya iryo teraniro njye numva ko ariko umuntu yakumbura cyane kurusha uko umuntu yakumbura guterana n'Imana Imana itugirire neza haleluya ariko tuba turaka tujyone bwacu turavuga ngo witinya amina witinya Karisana kwa Kristo na Matayo igice cya 5 mu wa 10 ndetse na 6 Matayo igice cya 5 mu wa 10 ndetse na 6 turavuga ngo hahirwa abarenganyirizwa gukiranuka kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo namwe muzahirwa ko bazabatuka bakabarenganya bakabarekera ibindi byinshi babambura muzanezerwe mushime cyane kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru kuko ariko barenganije abantu bamwe mu rukundo w'isi Yesu umuntu ukagira uzaruka ntabwo uba ukimaze kugeza icyuma hanze ahantu bakawukandagira muri mu muco w'isi umudugudu wubatse ku mpinga y'umusozi mubasha kwihisha abakongeza ikabaza ngo bagikirize izoga ahubwo barishyira igitereko cyazo ikamurikira abari mu bose abakorera umuco wanyu ubonekera imbere y'abantu kugira ngo babone imirimo yayo myiza ahereko abahimbaza bo mu ijuru haleluya haleluya Yesu hano mu gice cya 5 muri Matayo aya magambo yayigishije ari ku musozi umusozi witwa Elayono yari umusozi yari yagwereye ko nuko yagenda ahura n'abantu benshi abantu baraza kumva ubutumwa bwiza barangije kumva ubutumwa bwiza arabasobanurira agenda asobanurira abantu
bayibangikanye n'iki ibigirwamana. Ngabo ngabo mu mazina yabo yagize gute yaranditswe. Yeremiya yavuze ngo nakumenye utaragusora mu nda ya mama wawe kandi mwese utaragira gute utaravuka. Haleluya. Imana itugiriye neza. Abanyamugisha ni abamenye iki Imana, ariko ntibayibangikane n'ibigirwamana. Isumo yaroga yakwiba yasambana yagira gute kandi akaza no gusenga, ibyo byose akabibangikana. Ntabwo rero Imana mbese umuco n'umwijima byahurira hehe? Mbese Kristo abera bayani ahantu dushobora guhurira. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo uyu ni umwijima, ikongera ikavuga ngo uyu ni umucyo, kandi kimwe giciye mu mucyo kiba umucyo. Imana itugiriye neza. Haleluya. Haleluya. Yesu arasobanura ku musozi wa Elayono aravuga ngo abahindwe ni aba ngaba. Amina. Aravuga ngo hahirwa abarengana, abarenganyirizwa ibya Kristo. Hari abantu barenganwa ariko bakarenganwa ari mu murimo akawuguma bakawugaramo ntashidikanye kuko hari icyo yavuganye n'iki n'Imana. Amina. Ngo hahirwa rero abantu bagenda barengana. Ushobora kwitekerezaho ukareba niba koko mu by'ukuri urarengana cyangwa se ibyo bakuvugamo ni ukuri. Imana itugirire neza. Ariko niba urengana kandi bakagura ibya Kristo urabikwa, kuko ingororano ari n'ikirere n'ijuru. Haleluya. Umuririmbyi yararimbye ngo ubwo azaza azaduhemba. Ingororano z'abihanganye n'ukuri zigize gute zirahari. Imana itugirire neza. Kubatuka muri uyu murimo wo gutukana na tuba bakagutuka bakaguserereza bakakubwira ibibi byinshi. Haleluya. ariko no kumora Kristo bizaburiye. Amina. Haleluya. Bibiliya itubwira ngo uzaneze ngo gukora ingororano nyinshi ziri hehe ijuru. Hari ingororano dufite nubwo zitabasha kugaragara ariko izo ngororano zigize gute zirahari. Imana itugirire neza. Buriya kugira ngo ubutumwa bwiza bwamamare ku isi yose habayeho akarengane k'intumwa n'abigisha. Abigishwa bamwe barafungwa, abandi barabica, abandi bagateka mu mavuta, abandi babacira impanga, abandi barafungwa. Haleluya. Ariko ntabwo baretse umurimo w'Imana, ntabwo bakomeje mu kwizera kwabo, barashikama baravuga ngo turagomba gukomeza guhamya Yesu wagize gute wabambwe akanazuka kuko ari we ntsinzi ya rero. Haleluya. Haleluya. Rero Imana ijya yemera yuko ibintu byose bikubaho bibyemera. Abana baturutse mu bavuga ariko Imana yasinziriye. Aho kugira ngo igihe n'ikijya tuvuga imbaraga zo kuzuka kwa Yesu n'uburyo abantu banabye mu kwizera kwabo. Haleluya. Imana itugiriye neza. Aha iyo Yesu ataza gupfa ngo azuke arenganwa kuri twe yambika ubusa ku mugaragaro ntacyo tuba tukivuga. Ubu tuba dusinziriye n'abandi bose cyangwa se tuba turi mu bindi byose bibaho bibi. Ariko kubera kwizera ko hari izindi mbaraga, hari ubundi butware, hari izindi mbaraga zari muri Yesu, bituma tuvuga ngo natwe turaje Yesu kugira ngo turuhure, natwe turaje kugira ngo tube ibikoresho byawe. Imana yacu yaducyubahiro. Haleluya.
rero bazabavuga babeshe by'iki ako muzanezerwe. Haleluya. Imana itugirire neza. Ngo muri umunyu w'isi ahantu rero harakomeye cyane. Umuririmbyi wese uri umunyu w'isi, umunyamasengesho n'umunyu w'isi. Haleluya. Umushumba, umwarimu, umuyobozi mu nzego zitandukanye n'umunyu w'isi. Kandi umunyu mwene data, umunyu uraryoha. Ntabwo ushobora kurya ibyo kurya bitarimo iki? Umunyu. Haleluya. Ariko ibyo bitarimo umunyu ni ikibazo. Sinzi ko harimo n'ababirya bakeka reka bijyane. Rero turi umunyu, abakristo turi umunyu. Haleluya. Kandi turi umunyu w'isi. Isi rero ni idutuyeho. Uragomba kuryohera uwo mwegeranye, uwo muturanye ukamuryohera, uwo muturanye mu marembo mukavuga rumwe, akagusuramo imbuto nziza. Haleluya. Haleluya. Ikibazo ni uko abantu twarashaririye. Abo duturanye turabasharirira, ntabwo twabonaho ibyo kurya bizima. Imana itugirire neza cyane. Imana itugirire neza. Haleluya. Haleluya. Nahoze nibaza ikibazo, utekereza ko atari wowe ikibazo cyangwa se atari igihe kibazo. Imana itugirire neza. Tekereze, ese uwo duturanye si we kibazo cyangwa se ni igihe kibazo? Umunyu ndimo ndamuryohera Mana yanjye. Ese ndimo ndavuga ikamuryohera. Ese duturanye atsa umunyu wawuha. Ese mu amazi ujya yatsa. Ese umuriro nawuha. Ariko iterambere ryaraje gusiba akubibiriti. Ariko hari igihe cyane anyagirwa ari icy'imyambi, kandi ukabona yuko ushaka kugira ngo uteke hanyuma ariko wampaye umuriro. Gutanga ari umuco nyarwanda. Imana itugirire neza. Ngo turi umunyu w'iki? W'isi. Ashobora kwibaza ni iki gituma tudatera imbere mu buryo bugaragara? Isaho ntabwo umunyu ntabwo twari twarakayitse. Abantu ese ibintu by'Imana biracyaturyohera cyangwa byaraturiye? Bazamyenze ese iby'Imana biracyaturyohera cyangwa byaraturiye? Najya mu bwabo ibyo kurya bitari mu munyu birabiha. Haleluya. Mana tugirire neza. Buriya uruboga rwitwa amashu n'indodo biraryoha cyane. Bikaranze ugashyiramo utuvuta n'agatunguru, biba biryoshye pe, biba biryoshye. Ariko ufashe amashu ukayatekeraho nta munyu ushyizemo, cyangwa se dodo nta munyu ushyizemo, uba wumva ari nk'itaka uri kurya. Ntabwo biryoha, ntabwo bigira birabiha, birabiha bikomeye. Imana itugirire neza. Ariko iyo harimo umunyu, icyo kurya bigira bite? Agakiza kacu rero Bibiliya iratubwira ngo reka kamere nk'umunyu karyohera abantu. Umuntu n'intambuka ni Yesu ashimwe, wumve yuko hari ubundi bwiza bw'Imana buri muri twe. Wumve bikuryoheye, uterwa n'ishema no kugamyenza ngo Yesu ashimwe, uterwa n'ishema no kugamugenzi wawe ngo ese waramutse birute. Imana itugirire neza. Haleluya. Ahari reka ko igituma
usanga n'abarinda tutavuka, cyangwa se usanga abanyamasengesho batagisenga mu buryo bukomeye, umunyu wabo warakayutse. Kandi uwo munyu iyo ukayitse abantu barawukandagira, bakaba bamaze kuwukandagira nta gaciro ugize gute ukimaze. Usanga umunyu ukawukandagira mu itaka, warangiza isoko tukawushyira mu byo kurya, wabaye icyo bita expired, waba warangije nabi. Nta n'umuntu wari ukimaze umunyu, kuko waba warangije kuwukandagira, waba wivanze n'imyanda n'umusenyi, ngo nta kintu ugize gute ukimaze. Imana yacu tugiriye neza, ngo kubera ko bafashe wa munyu bakawukandagira. Rero hari abantu bafashe agakiza baragakandagira. Bene data, twisuzume. Kera ko wasengaga mu rugero, bikakuryohera ukumva uranezerewe, ukamara iminsi 3 n'itanu uri mu masengesho, ukemera ukarangiza gusenga. Ese uyu munsi ni igiki cyagukayitse, cyatumye ukayuka? Ni iki cyatumye wumva bitakiryoshye? Abantu bararirimbaga kera, bakaririmba ukabona abantu buzuye umwuka barimo barahimbaza Imana baririmba. Uyu munsi ibyo bintu ntabwo ntibibona. Ibyago zabo n'abantu buzuye umwuka ni bake. Ni ukuvuga ngo rero umunyu warakayitse, agakiza karakamutse. Abantu kera bararwaraga, warwara abantu bakaza bakamara iminsi 3 cyangwa 4 iwawe basengera wa murwayi, bakava ukagize gute akize. Ariko umuntu ararwara, ahubwo abantu bakamuhunga batireka najya kumusengera nta bintu by'iwabo bikangukana. Kubera ko nyine umunyu warakayutse warawukandagiye, gusa umunyu urahari ariko warawukandagiye. Agakiza karahari ariko warakayutse warakavanze, ntibarabivangavanga. Rero niba tugire neza, si koko uraryohera abantu. Umunyu wabaye umunyu w'isi, uraryoshye, uraryohera abantu, cyangwa urimo kubateza ikibazo. Imana tugire neza, ngo muri umuco rero w'isi, uri ibyo tumurika ni nabyo bigaragara. Uri umuco w'iki w'isi. Niba uri umukristo, wa wundi akaba ataje gusenga, ugomba kumubera umunyu, ukamubera umucyo. Wa wundi utaje gusenga ukamubera icyitegererezo, mu yandi magambo. Ariko birababaza cyane iyo ubona umukristo waje gusenga, ariko yagera mu rugo agahindana umugore n'abana, akabaraza mu rutoki, cyangwa ugasanga bagiye kureba umukuru w'isibo gukiranira ibibazo, cyangwa umukuru w'umudugudu, kandi nyamara waje gusenga. Kandi wumvise yuko umuntu agomba kuba umuntu w'isi, ndetse akabera n'umucyo. Imana tugire neza. Kuki ibintu bitagikorerwa mu mucyo? Kuki abantu batacyumva yuko ari abakristo? Kandi umuririnda avuga ngo ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kuko. Kuki kugera ahantu ukumva urakamutse, ukaba uri umudamu ariko kumvira umugabo bikaba ikibazo? Hariho umuntu umwe wigeze kumbwira ati ngende ategetse none. Gutegeka ntabwo bibaho, ntabwo bibaho. Muri ubuzima iyo utegetse gukoresha ibintu bikomeye cyane, yategetse. Imana tukigiye neza. Ni umuco rero w'isi. Umuntu umwe twari twicaranye aramba ngo undi araza kugenda ategetse, genda hano kugenda mucere hariya kandi abategetse. Umukozi umwe twari twicaranye uko wenda ategetse,
imvugo yo gutegeka ntabwo ari nziza, arabyihorera. Turi umunyu w'isi, kandi umunyu iyo ukayitse nta kintu kigiye gutera ikimaze usibye kuwukandagira Imana cyangwa icyubahiro. Ku murongo wa 20 ku murongo nako wa 16 baba ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu kugira ngo babone imirimo yanyu myiza nabo bahere ko bahimbaza so mu ijuru. Buriya ituma abandi bantu badahimbaza, ituma abandi bantu badakizwa, nuko twe ntabwo twabereye umucyo. Ntabwo umucyo wacu umeze, ntabwo ufika, nta mucyo, ntabwo twabaye umucyo. Nicyo gituma rero abantu batakihimbaza Data wa twese. Niyo mpamvu abantu batakiza kuri Yesu, niyo mpamvu abantu badacyumva imbaraga z'Imana, niyo mpamvu abantu bakubwira bati mu rusengero runaka kumva nawe nta cyizere bifitiye, watakaje icyizere. Nta mucyo, nta n'umucyo kiryoheye abandi. Ariko rero ngo witinya, Uwiteka ari kumwe nawe. Nina nubwo bimeze bityo, hari izindi mbaraga zakongera zikagarura wa mucyo muri wowe. Hari izindi mbaraga zishobora kongera zigatuma wongera kuba umunyu. Umuntu wese yakubona agatarikiye umuntu ugiye aho asengera byaba byiza, numva mfashijwe, numva kubera imbuto ndimo ndamubonaho, ndabona ko nsengeye hariya hantu nafashwa. Mwuzura Umwuka Wera, Imana itugirire neza, ukamubera umunyu kandi ukamubera umucyo. Kandi ngo abantu babone umucyo wanyu kugira ngo amina. Nibabona umucyo wanyu mwiza umurika, bakabona ibintu bimeze neza, ngo nabo bazahera ko bahimbaze Data wo mu ijuru. Imana itugirire neza. Kugira ngo sincoje yasoje. Ese aho ngaho waba warakayitse? Ese koko imbuto zawe ziraryohera abantu? Uri umunyu uryohera abantu, cyangwa se uri umunyu washaririye abantu? Ese aho ngaho ntihaba hari ibintu byatuma utinya ukagira ubwoba bigatuma ujya kure y'Imana? Ese umucyo umuritse muri wowe, cyangwa se hari izindi mbaraga n'umva z'umwijima zirimo zirakubita umutima wawe? Ijambo ryatubwiye ngo umunyu kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Amina. Rero dufatanye n'abantu bifuza ko dusengana Imana, twinginga Imana. Ibyo byiciro byose niba wumva uri mu cyiciro uri mu cyiciro cy'abantu bumva rwose cyaryoheye abandi, ariko kandi kuba nta mbuto nziza iri kwera ku musozi utuye mu mpinga y'umusozi. Ushobora kuba wumva umucyo utakimurika muri wowe, ushobora kuba wumva hari ubwoba cyangwa se hari ibigutera ubwoba bigatuma udakizwa neza nk'uko bikwiriye. Ntabwo rero twisengera Imana tugiye twitwe ngo Mana dushoboze noneho umucyo, kandi dushoboze kugira ngo noneho umunyu uryohera abandi. Imana itugirire neza. Reka rero turirimbe indirimbo tuvuga ngo mu gihe cyo gusenga turaririmba ibitero bibiri byonyine bityo dusenga Imana. Mu gihe cyo Ujimbe
abumva bari w'ibyo byiciro barambuka, utari w'ibyo byiciro tugiye gusenga Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Imana yacu turagushimye, duhimbaje ubuntu bwawe. Turagusabye Kristo kuko wowe ubuso bw'ibizaba kuri twebwe. Niwe ufite imbaraga zo kuzuka, niwe ufite imbaraga, muri wowe harimo imbaraga zinesha, muri wowe harimo imbaraga zikubita zigasenya zigahinduranya, kuko warwanye na Satani uramunesha. Turagushimye kubw'izo mbaraga zawe. Turagusabye rero ufashe ubwoko bwawe, abumvishe barakayitse subize ku rufatiro, abumva batakiryoshye nk'ukunyu byoba basubize ku rufatiro, abumva batarabaye umucyo nk'uko bikwiriye ubashoboze wongere ubagarurire umucyo. Kandi abari batinye rwose bafite ubwoba muri iyi minsi isa nkaho ari iminsi igoye isoza umwaka, turabasabiye kugira ngo bahe imbaraga, ubakomeze b'Umwuka Wera, ubahe ikimenyetso cy'ibyiza kandi bakubone. Urakoze Yesu, gukomera amashyi kumvishe gusenga kwacu. Haleluya. Amen. Amen.